Mwabyumvishe ni ya saha mukunda muri benshi, isaha y'ijambo ry'ubutumwa bwiza, isaha y'ikiganiro gifite umutwe ugira uti ijuru ntirikorerwa, kinyura kuri Country FM, radio nanone mukunda muri benshi, kikaba gitambuka buri wa kane saa 2 kugera saa 3 z'ijoro, mukagezwaho rero n'abavuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bagiye batandukanye, uko Imana igenda idushoboza kuboneka muri studio. Uyu munsi uwo mwumva ni Emile Nshimiyimana, ariko nkaba ndari njyenyine, ndi kumwe na mwene data nawe utari mushya mu kiganiro, nawe yabibwira hanyuma tukinjira mu kiganiro, ariko muzi abo muri kuganira. Karibu mwene data. Urakoze mwene data. Nanjye ndabasuhuje abakunzi bacu badutega amatwi. Amazina rero ni Musabyimana Joseph Mugisha. Nakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Yego. Imana ishimwe, ihimbazwe. Ngira ngo twashimira Imana nanone yongeye guca kanzu mu gihe nk'iki, mu mwanya nk'uyu. Amen. Kugira ngo tubone cyane. Yego. Tunayisaba kubwo abadukurikiye, kugira ngo ijambo ry'uyu munsi ribe irigira umumaro. Yego. Kuba dukurikiye. Turagushimiye Mana yacu. Amen. Wowe Mana y'icyubahiro, wowe waremye byose kandi byose bikabeshwaho nawe. Amen. Wowe Mana nanone ariko y'urukundo rwinshi, urukundo rwagaragariye ku mwana w'umuntu ubwo waturemaga, ukaturemera kugira ngo dutware ibindi waremye, ariko binyuze ku mukurambere wacu ashutswe na shitani, tukakugomera tukajya kure yawe, ariko ntiwatureka. Wari ufite ibizima, abakuru n'abamarayika bakuramya, ariko ushima natwe kutugarura mu bwiza bwawe, utugirira neza muri Kristo. Amen. Ijambo ryawe ratubwira ngo uradukiza utabitewe n'imirimo myiza twakoze. Tugushimiye rero ko ibyaha byacu byose wabidukuyeho, ukabibara kuri Kristo Yesu. Amen. Kandi ukabimuhanira. Amen. Bityo natwe tukagirwa abakiranutsi imbere yawe kandi byiteka ryose. Urakoze. Ayo akaba ariyo mahoro dufite, akaba ariyo byishimo dufite, nibyo byiringiro dufite. Amen. Tugushimiye rero ko wadukijije mu gihe nk'iki, ariko kandi ukaturekeraho igihe runaka washimye kugira ngo nanone tuba amatabaza amurikira isi, tubwire n'abandi bakiri mu mwijima bataramenya ineza yawe, kugira ngo nabo bakizwe, baraganwe n'abera bose umurage w'ijuru. Yego. Tugushimire rero ko mu kanya nk'aka utanze uburyo kuri radio, tusaba kugira ngo abadukurikiye bagira icyo bakura mu ijambo ry'ubutumwa bwiza, nibyo imitima yabo rwose yagukire kumva ndetse no kwizera, ibyo nabo bakizwe, baraganwe n'abera bose umurage w'ijuru. Amen. Turasabira igihugu cyacu kugira ngo ukomeze kugira umutekano, nibyo kugira ngo n'iri jambo tuvuga rikomeze kubona aho rivugirwa. Amen. Kuko umugambi wawe nuko abantu bakizwa bakamenya ukuri. Amen. Turasabira abayobozi bacu kugira ngo ukomeze kubaha gukora ibikwiriye. Amen.
byose bibeho kugira ngo ubushake bwawe busohore, nk'uko isengesho ryavugaga ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibeho mu ijuru. amen. Ntabaritwe muri byose, ahubwo icyubahiro cyawe kigaragarize muri twe. Urakoze ku bwa Yesu, amen. 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 Ijambo ry'uyu munsi turayisanga muri Zekariya, mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya, duhereye n'igice cya 3, duhereye ku murongo wa 1 kugeza nko ku murongo wa 5. Wadusomera muvandimwe? Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Haravuga ngo maze anyereka Yosuwa umutambyi w'Uwiteka na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Uwiteka abwira Satani ati, Uwiteka aguhane yewe Satani. Ni koko Uwiteka wantoranije Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushumi ukuwe mu muriro? Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuri imbere ati, nimumwambure iyo myambaro y'ibizenga. Maze abwira Yosuwa ati, ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ndategeka nti, nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yari ahagaze aho. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Aya magambo agaragara mu bahanuzi. Ubundi ibyo abahanuzi bagiye bahanura, n'ubundi bihishemo ubutumwa bwiza. Nibyo. Bihishemo urupfu rwa Kristo. Yego. Bihishemo gucungurwa k'umwana w'umuntu. Nibyo. Babihanuraga nk'ibiri kure, bakabihanura nk'ibizaba, ariko nabo bakabyizera gutyo. Ariko turashimira Imana ko bitakiri ubuhanuzi, ahubwo byarasohoye. Izi nzandiko cyangwa se ibi bitabo byo mu isezerano rya kera, yego, niyo babisoma babyumva ukundi. Yego. Ariko bijyanye nuko n'uburyo bwo kumva butari bwaboneka. Ariko ibyo abahanuzi bahanuraga n'ubundi kuza k'umukiza w'abari mu isi. Nibyo. Mbese inzira y'Imana yo gukiza abantu niyo abahanuzi bagendaga bagaragaza. Werekera ko Petero ageze kwa Korneliyo, yavuze amagambo ajya kumera gutyo. Yego. Ngo abahanuzi bose baramuhamije. Yego. Kandi bavuga ko umwizera wese azababarirwa ibyaha kubw'izina rye. Amen. Amen. Ariko subundi abantu batekereza gute ku Mana, cyangwa batekereza gute ku ijambo ryayo? Ubundi Imana ire mu muntu yamuremeye kugira ngo abe uw'umumaro ku Mana. Ariko icyaha kije cyatumye umuntu ataba uw'umumaro ku Mana, ahubwo aba hari ikigenge akora ibyo we yishakiye, aho gukora ibyo umwami we ashaka. Hanyuma rero icyakurikiyeho ku Mana kwari ugushaka uburyo izagarura umuntu. Yego. Noneho wa muntu akongera agasubira mu mwanya we, agasubira kuba uwongera guhesha Imana icyubahiro. Amen. Amen. Noneho rero niyo nzira rero Imana yagiye itarasa igaragaza kuva kera. Araho n'ubundi Petero yabivuze nko mu gice cya mbere cy'urwandiko rwe rwa mbere, ngira ngo ku murongo w'10. Yego.
avuga ngo abahanuzi bose bahanuye ibyako gakiza ko kandi barondora n'iby'ubuntu twari tugiye kuzabona ko kandi babirondoraga babishimikiriye rwose. Amen. Nibyo bahanuye nubwo kuri ubu ibyitwa ubuhanuzi biri ukundi byahinduye isura. Ibyitwa ubuhanuzi byabaye ibindi ariko abahanuzi b'ukuri n'ubundi ni Kristo bahanura wenyine. Noneho kuri ubu rero ntidukiyobowe n'ubuhanuzi ahubwo turavuga ubutumwa bwiza. Yego, kuko ibyo abahanuzi bahanuye byamaze gusohora. Noneho rero tugiye mu mwanya wa Yesaya, aba ba Zekariya, ba Yeremiya, ba Ezekieli, ba Zefaniya, ba Obadiya, ba Mika, ba Mose, ba Habakuki n'abandi, n'aba Dawidi meme, n'aba Mose bose, n'aba Aburahamu. Reka mvuge ngo bariya bose bagaragazaga umugambi w'Imana nibyo ku bantu. Ariko noneho kuri ubu abariho kuri ubu sasa. Yego, ubu noneho hariho kuvuga inkuru nziza. Yego, yuko ibyo bintu byabaye abahanuzi bagiye bavuga kuva kera byamaze gusohora. Atahubwo ni mwinjire mu by'Imana yasezeranije kanabisohoza kandi. Abantu rero biratangaje kuba bakibwira abandi ngo Imana ngikuvuzeho ibi ngigusezeranije ibi. Hari iby'Imana yadusezeranije ariko yaranabisohoje. Yego, yarabisohoje. Ahubwo abantu noneho nibakire ibyamaze gusohora, nibakire ubuhanuzi bwasohoye ariko ariko ikindi abantu bagomba kwibaza cyangwa se bagomba kumva ni ukumva ko iyo wageze ku Mana, yego, ubundi ga ibyo umuntu yibonaho nk'ibibazo nk'ibimuremereye bidafite ibisubizo byose nuko atandukanijwe n'Imana. Yego, none rero ubutumwa bwiza bugaruka bwongera guhuza umuntu n'Imana. None iyo bamaze kongera kuba umwe nayo, nta rubanza ugifite ku Mana, uri umwana wayikunda kandi yishimira, none yamuduhaye yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Nibyo nirwo rufunguzo. Nibyo, aho gushaka ibintu mushake nyirabyo. Nibyo no gushaka nyiribintu. Yesu rero yaje kuduhuza n'Imana. Amen. Noneho kugira ngo tugarurirwe amahoro yacu. Yesu yigeze bivuga bicamo imigani mu butumwa bwiza bwa Yohana ngo umwanzi nta kindi cyamuzanye no kwica, kwiba no gusenya no kurimbura. Ariko umwana w'umuntu yaziye kugira ngo intama zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Urumva rero ni ubuzima busendereye. Yesu yaziye kugira ngo yongere tugarurire imibereho myiza mu Mana, tubeho neza twuzuriye. Atwambura umujura shitani, atwambure shitani, atwishe akatwambura amahoro yacu, ubwiza bwacu, icyubahiro cyacu, ubwenge. Mbese Yesu atugarurira ibyo byose. Nibyo. Hano rero bakomeje guca amarenga yo gucungurwa kwacu. Yego, bagaragaje Yosuwa umutambyi mukuru ngo yarahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, ariko na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Yego, niwe murezi. Hari umuririmbyi w'120 muzo gushimisha wavuze ngo Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha, ngo njya ntumbira mu ijuru nkareba umukiza wanjye, ngo wabinkuyeho byose, ngo bwadapfa kera yarampongereye kugira ngo ntazarimbuka. Bena urumva rero ko Shitani we yashakaga kurega Yosuwa umutambyi amurege ko ari umunyabyaha. Ariko ngo Uwiteka abwira Satani ati Uwiteka aguhane yewe Satani, niko ko Uwiteka watoranije Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushumi ukuwe mu muriro? Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Yego, yambaye imyenda y'ibizinga. By'ukuri hano birapentinga picture, birashushanya ishusho y'uburyo ku bwa kamere yacu tumeze. Yego,
n'ubundi Imana iturebeye muri kamere yacu ibona twambaye imyenda iriho ibizinga no mata ibyo dukora byose ubwiza bwose twaba dufite imbere y'abantu n'ibizinga. Yesaya biragaruka ku buhanuzi bwa Yesaya 64 yego ku murongo wa 5 ngo twese twahindutse abanduye n'ibyo twakiranutse bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Aho rero ni umuntu wese ahava akagera. Urabona ko na Yosuwa nuko yagaragaye kandi ngo ari umutambyi ndetse mukuru. Niba Yosuwa umutambyi mukuru nawe agaragara nk'uwambaye imyenda iriho ibizinga, wowe wagaragara ute Imana ikurebeye muri kamere yawe? Ku gicumuro cya Adamu rero twese tugaragara turi abanyabyaha kuko twese twahindukiye abanduye hehe muri Adamu. Ntabwo bajye bacyumva nibyo, ntabwo umuntu ahinduka umunyabyaha kubera ko yakoze icyaha. Oya, ahubwo muri Adamu twese twahindutse abanduye hatavuyemo n'umwe. Ikindi ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe ukora ibyiza n'umwe. N'amagambo yo mu Baroma mu gice cya 3 guhera ku murongo w'Icyenda kuzamuka. Yego, ntawe ukora ibyiza, ntawe ukiranuka, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari. Nuko Imana ibona abantu iramutse iturebeye nyine muri kamere zacu twese tugaragara twanduye hatavuyemo n'umwe. Nayo solo nuko yagaragaye. Yego, noneho ariko rero hari ikintu cyakurikiye. Marayika abwira abari bamuri imbere ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga, maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Amen. Ariko uruhare rwa Yosuwa hano n'uruhe? Nta ruhare. Hari ubwo bavuga ntarwo kugirwa mwiza imbere y'Imana, ubwo nta ruhare rw'umuntu rugaragaramo. Imana niyo ikuraho umuntu umwambaro wo gukiranirwa kwe ikamwambika umwambaro wo gukiranuka kwayo. Noneho wumve ko n'uwo mwambaro ntabwo Yosuwa aza ahantu waturutse. Hari n'udatimwe uyize utanga testimony uhamya kuri channel Ijuru Nigorwa TV, tunararikiye abantu kuba bayiyoboka bakajya gukurikira ibiganiro byinshi biriho. Umuntu ukoresha YouTube najyeho yandikije Ijuru Nigorwa TV arakurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza asobanukirwe agubwe neza nawe amenye uburyo Imana yatugiriye neza muri Kristo. Nibyo ari gutanga ubuhamya yaravuze ngo iteka ngiyo numvaga gukiranuka, nabaga ndi kumva imirimo yanjye, nabaga bari kuvuga ibintu ngomba gukora byiza bikangira umukiranutsi. Sinari nzi ko nakwizera Yesu gusa ngahinduka umukiranutsi. Ariko tuvuze kuri Yosuwa, uyu mwambaro bamwambitse yawavuye ntaza aho wavuye, we yagiye yisanga bamwambitse. Natwe rero ntabwo gukiranuka Imana idusaba tukugira, icyacu nuriya mwambaro uriho ibizinga. Ariko noneho hari uburyo Imana ikwambura umwambaro uriho ibizinga ikakwambika ngo imyambaro myiza cyane. Iyo myambaro myiza cyane no gukiranuka kwa Yesu. Hari uburirimbyi yavuze ngo yambura iyo myambaro mibi Yesu akwambike iyo y'ubukwe. Ngo bazatinya guhinguka imbere ye, ngo bazahinduka ubwoba busa. Nukwiyambure iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye. Ariko bavuze imyambaro mibi ntugire ngo hari icyo usigarana. Byose ni bibi, byose ibyawe byose aho biva bikagera ibibi imbere y'Imana. Nibyo. Ariko Imana ishimwe ko habonetse Yesu ukiye mu isi, avuka ari umwera, avuka ari umukiranutsi, atagira icyaha na kimwe. Nibyo. Akora ibyo gukiranuka birakunda, kuko n'ivuko rye ryari ivuko rikiranuka kuko yari Imana. Nibyo. Noneho rero amaze gukora ibyo gukiranuka bikunze, noneho Imana yemeza ko umuntu uzamwizera
azagabana kwa gukiranuka kwande kwa Yesu. Amen. Yesu nawe nubwo yakiranutse ku gato na karini ariko byarangiye apfuye urupfu rw'abanyabyaha. Yego. Bivuze rero ko nawe hari ibyaha yazize ariko atagizemo uruhare n'ibyawe n'ibyanyu. Nukuri. Bya byaha byawe ukomora kuri Adamu byose aho biva bikagera udafite n'uburyo wakosora. Nta gukosora, ahubwo iyo ugira ngo urabikosora urimo urahunga Imana. Yego rwose. Uba ahubwo uri kugaragaza ko mu by'ukuri ahubwo nta n'ikimana yakoze. Nibyo cyane ko utabishobora. Ubaye wakwikosora ukaba mwiza ukabaho utunganiye Imana bigakunda, ubwo Yesu nyari kwirirwa apfa kuko wowe wari ufite uburyo bwawe bwo kuba mwiza. Ariko ngo Yesu nawe yari yambaye umwambaro w'ibizinga, niko nawe Imana ikurebye ibona ari wo mwambaro wambaye. Ariko turashimira Imana ku bwa Yesu. Yesu wavukiye mu isi yambaye umubiri wacu kugira ngo aducungure. Umucunguzi nuko ari byo usabwa gukora wowe akabikora mu cyimbo cyawe, yamara kubikora igihembo kikaba icyawe. Igihembo kikaba icyawe. Umucunguzi yapfuye. Yego. Umucunguzi yakoze byose. Yego. Akaba ari wowe gukana umugabane w'ibyo umucunguzi yakoze. Ubwo tushatse kuvuga ko urupfu wagapfuye. Burya Yesu apfa, Imana niwe yari haniye muri Yesu. Uko nukuri. Bivuze rero ko igihano wari warakatiwe cyo kujya mu nyanja y'akumuro n'amazu ari abanyabyaha bose bazajya. Burya Yesu apfa nicyo gihano yarahanwe. Nibyo. Nyine yaratwambuye umwambaro w'ibizinga wari we wambara. Nibwo yavuze ngo dawe niki kikundekesheje, nuko yaratwaye ubunyabyaha bwacu. Urupfu yapfuye ruhamya ko umunyabyaha burya Imana imuhannye, yaramwishe, iramwica. Iyo tuvuga ko nta rubanza dufite, naho tuba dushyize agati. Naho tuba dushinze agati aho ngaho uko tutiri mu musaraba. Umusaraba ubona iki? Wowe duteze amatwi ngo kuri uwo musaraba ndasa n'ushobora kureba Yesu abana ari ngewe azize apfiri. Ese niba ari ngewe apfiri nge ndacyapfuye nshaka kutizera. Nicyo cyonyine cyatuma umuntu arimbo. Nicyo cyonyine. Naho ubundi Yesu urupfu yapfuye ni umwambaro wo gucyanirwa kwacu yari yambaye. Ariko si uwiwe yarawushyize, yarawutwambiye. Niwe uyu nyine n'uyu bamwisa bambitse Yosuwa. Ariko nkunda ijambo ry'Imana riba rimeze nk'irihishe, ariko Imana yarihishura rikumvikana. Ibi nyine wabisoma ukumva ni histoire, ukumva ni iki, ariko ni Yesu. Ni Yesu uyu. Ni Yesu. Yesu uhagarariye njyewe nawe n'abandi bantu twese. Yego. Hanyuma Yesu niwe waje kuduha umwambaro mwiza cyane kugira ngo tuwambare tugaragara imbere y'Imana twambaye neza, ariko twemeye gukiranuka kwande kwa Yesu. Kandi uko gukiranuka kwarahishuwe. Yego. Niko ibyanditswe byarabivuga. Yego. Kandi uko gukiranuka kwahishuwe ni Kristo Yesu. Amen. Ni gukiranuka Imana ihereza umuntu wese wizeye Yesu. Ngari ntatandukanye. Ari ntatandukanye. Abaroma 3:21. Yego. Kuza kuri 24. Yego. Bavuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Ngo kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari ntatandukanye. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. 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 Gukiranuka kw'Imana kwahishuwe. Umuntu adaheshwa nuko yubahirije amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe. Ibyahanuwe ni ibi byose ni ibingibi byahanuwe ko gukiranuka. Amen. 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 15 bavuze ngo ndategeka nti nimumwambike igitambaro cyiza mu mutwe. Amen. Amen. Nuko bamwambika igitambaro cyiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yari ahagaze aho. Amen. Imana ishimwe ko yategetse nanjye bakanyambika igitambaro cyiza mu mutwe n'imyenda
myiza uhereye mu mutwe ukajya hose hose mbese Imana indeba nsa na Yesu. amen nambaye gukiranuka kwa Yesu abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Amen. Ngubwo ubwiza bw'Imana no gukiranuka kwa Yesu. Yesu nyine ni Imana. Hanyuma gukiranuka kwa Yesu rero gukiranuka kw'Imana nibyo yarakuduhaye rero ubwo yatwaraga ibyaha byacu. Noneho kwizera ko ibyaha byawe byose bituvuga byose yabitwaye utaravuka kandi bitwara byose yazongera gupfa yapfuye rimwe babihagije mbeshwaho ngo nambabarira arakubeshya twababariwe rimwe ko nodupfira dupfiriye rimwe. Abaheburayo 10:10 avuga ngo uko gushaka kw'Imana ngo niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Amen. Twarejejwe rero ogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawirera. Amen. Ishimwe ko nanjye nogejwe na Yesu. Amen. Natunganijwe n'amaraso ye. Mbese ngo hari ubwo yakuhagije amaraso y'Imana. Ishimwe ko yanyuhagije amaraso. Amen. Kandi imyambaro yanjye ikaba yera. Amen. Iyo myambaro yera ni no gukiranuka kwa Yesu. Niko bambitse Yosuwa umutambyi mukuru. Ubwo rero shitani ntiyaturega. Oya niyo warega se intore z'Imana. Amen. Ni Imana kandi ari yizitsindishije yitwitabere mu Kinyarwanda. Ni Kristo niyo wazicira iteka kandi ari wazicunguye ari wazipfiriye. Amen. Turi beza imbere y'Imana ariko byose tubikesha Yesu. Niwe watugize neza ntago by'ukuri muri kamere yacu twaba beza. Nibyo oya twese twavutse dufite ubusembwa. Pawulo bivuga mu Baroma gice cya 7 aravuga ngo umuntu ageze gukora ibyiza ariko ibi bikamutanga imbere. Ibyo rero ni ibya twese. Usinzi ibyo nkora ukubera ko ibyo nanga ari byo nkora. Ngo nukora nkora ibyo ndashaka ngo sinjye ubukibikora ahubwo ni icyaha kimbamo. Ubwo busembwa umuntu wese arabuvukana. Ariko Imana ishimwe ko habonetse Yesu utaravukanye ubusembwa kandi ibyiza yakoze byose bikajya kuri konte yanjye. Ibibi byanjye byose bikajya kuri konte yiwe. Ibyo narabyizeye mpinduka umwere umuziranenge umuntu Imana itabaraho icyaha. Amen. Na kimwe ariko nawe udukurikira wizeye ibyo nuko Imana yakubona. Namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera mukaba mwarabanzi baye mu mitima yanyu no kubw'imirimo. Bakolosayi 1:21 ngo none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we kugira ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Amen. Uri bwo butumwa bwiza mudukurikiye turagira ngo mukanya gato mwumva Country FM radio yanyu mukunda. Ikiganiro ni cya kindi ijuru nirikorerwa. Akanya ugiye kuri YouTube wadusangaho ugashyiramo ijuru ntirikorerwa TV. Wasanga abavuga butumwa bwiza mukunda uramwumva. Noneho wababona live batanga ibiganiro bitandukanye basobanura ubwiru bw'Imana. Amen. Udashobora kumva ahandi hantu. Natwe ariko ni ubuntu Imana atugiriye rwose. Ariko nawe nicyo gituma turi hano no kugira ngo nawe uhabwe ubwo buntu natwe twahawe. Ngwino wumvire mu rugo rw'Imana. Amen. Ni rugari kandi byo kurya ni byinshi. Kwa mwana w'ikirara yavuze ati wacu bararya bagasigaza. Byiza cyane. Amen. Mukanya tugiye kubaha nimero yo mudukurikiye kugira ngo dusangire kugira ngo namwe twumve mu by'ukuri uko muri kwakira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Niba ari n'ibibazo muri kugira tubafashe kugira ngo bibonere ibisubizo. Twiringiye Imana ko ntacyo mwaburira mu rugo rwayo. Amen. Abashaka kuduhamagara murahamagara nimero zo muri studio Airtel
0783 amazero 5 yiroroshye cyane hari 0783 amazero 5 MTN ni 0782 yego mwene data 44 yego 21 25 muduhamagare dusangire uyu munezero mwinshi ngira ngo batangiye guhamagara yego bakire allo Country FM aragiye aragaruka nikaze allo Country FM mwiriwe neza muri bande muherereye ni Imana Florida yego Florida ni Rusizi ni hano akagari ka Gahinga mudugudu wa Buremera yego na w'abana babiri nanjye nishimiye kumva icyo kiganiro kiranyuze ku mutima kiranyubatse yego noneho urukuru ubu cyagufashije iki ku bigendanye no kujya mu ijuru bigendanye no kujya mu ijuru nuko nava mu bibi ndimo egera ni n'ubwiza bwayo yego hanyuma wumvishe ko Yesu yagukoreye iki icyo nshima ni uko yampaye abana ikindi nyine nkaba nejejwe no kuba ndi kubarera ndi muzima nk'uko biba bigoye ariko nshima Imana ko nkiri muzima nabyo tushimiye Imana ariko ukomeze ukurikira ikiganiro kugira ngo wumve n'ibindi Imana yagukoreye muri Kristo Yesu arakoze yego arakoze rwose arakoze yego twumva abandi allo Country FM allo yego muri bande muherereye he murongera ijwi Jean Pierre muri cité Jean Pierre ni hano muri yego nandi mo nkurikirana n'ibikorerwa yego ndimo numva byo mwavuga ko tuwa Imana yamwambuye yego yego imyambaro myiza yego kuri ikiganiro cyanyu cyiza ko cyongera kikarema umuntu akima yego ari uzi ko umunyabyaha akomera yego Yesu yego akamaro yego ko ibibazo umuntu yababaza ni kimwe yego ibibazo umuntu yabaza kibaza abera bitondera amategeko urongera nk'ijwiho gatoya namwumvishe arabaza ngo isabera bitondera amategeko sicyo kibazo ubaza Jean Pierre ariko se kuba wera byo wabyumvishe kuba ndabyumva ko maze igihe mbyumva muri iki kiganiro cyanyu wa kane sandiri yego ndi kugira yego ikiganiro cyanyu ni cyiza cyane nyagatima yego ko umunyabyaha yego wo kuzira amaraso ya Yesu yego ko nari nzi ko umuntu ukoze ibiza yo mu itorero yego utanze amafaranga cya 10 n'amaturo ibyo byaba bihangiye bikaba byamugira juru ariko naje gusanga ushobora kubikora ariko ntizera Kristo n'undi zarimbuka yego ko asanzwe kwizera Kristo agiye basha kugira ikiganiro yego rwose nibyo rwose Jean Pierre noneho ikibazo wasigaranye kiranumvikana uribaza ngo ese umuntu wamaze kuba wera yitondera amategeko y'Imana sicyo kibazo se ahubwo wenda reka tuvuge iki umuntu wamaze kuba wera abatuwemo n'umwuka w'Imana cyangwa se na Kristo bwe hanyuma rero wa Kristo ntuyemo
niwe umbashisha no kugenda mu buzima Imana yishimira. Yego. Nubwo kuba wera ntabigizwe n'ingeso zanjye nziza, ariko Kristo muri ngewe yamaze kungeramo kubwo kumwizera, ambashisha kubaho ubuzima bwumvira Imana. Mbese nkaba ndi umwana mu rugo rwayo, ariko umwana mu rugo n'ubundi agomba kumvira ababyeyi. Yego. Ariko nanone ntibize kwitiranwa na ya mihango n'imigenzo by'Abisirayeli abantu benshi bagerageza gukora ngo bumve ko byabagiraho bwabera imbere y'Imana. Ahubwo ni conduite cyangwa se ikinyabupfura cyangwa discipline y'abana mu rugo rw'Imana. urabona ibibazo by'abantu. Yego. 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 Aha. Yego. 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 Yego rwose. Ahangaha rero Yego. aho nageze ku murongo uvuga ngo aha niho kwihangana kw'abera. Yego. 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 Kwitondera amategeko Yego. y'Imana kandi bakagira ngo bamwe nk'ukwahera. Yego. Yego. Niyo mpamvu rero nari ndabayeho ahangaha umukiza kunsubiza ko abera batitondera amategeko. Yego. ntabwo twari kubihurizaho kuko nari ndabayeho ikibazo nenda kuba nkaho ndi. Hari ukuntu na Yohana yavuze ngo itegeko ryayo ngiri ni uko twizera umwana wayo tukanakunda. Umurimo w'Imana nguyu uragaragara. Aha. Uko twizera uwo yatumye ari we Yesu. Aho ni Yohana 6:28 na 29. Ariko nanone mu nzandiko yarongera avuga ngo itegeko ryayo ngiri ni uko twizera umwana w'Imana ariko tukanakundana nanone hagati yacu. Ubwo rero navuga nti nanone amategeko ntituyafite nka kuriya kuko bisate by'amabuye, ahubwo n'ubundi tuyafite nka Kristo muri twebwe uberaho ubuzima bwe muri twebwe. Aramuzije neza rwose kuko Yesu Kristo amaze gutura muri se. Yego. Kutubashisha ahubwo kwitondera ya mategeko tukagenda uko ashaka uko atari tujya tugenda. Yego. Ahubwo ni wowe ugendera muri icyo nicyo rwose. Aha rero wenda n'undi muntu urimo yaragize ikibazo n'icyo nanjye nari mfite. Yego. Yakumva ko ubu ngubu imodoka y'Ikigali. Yego. Yakwirata ko ubu Kigali itabigeze cyangwa. Yego. Ariko yagobye kwirata umushoferi uyirimo yitwaye. Nicyo rwose. Hari naho ugarutse mu Bagalatiya mu gice cya kabiri umurongo wa 20 nabambanywe na Kristo ariko ndiho singe, nyamara singe uriho ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Ubwo rero ntacyo nakwirata n'ubundi n'ibindi byose byiza nakora ni kubw'uwo Kristo uri muri ngewe. Ngomeza kwirata Kristo kuva mu itangira kugeza mu iherezo. Niwe Alpha akaba Omega, niwe banze ryo kwizera akaba ari nawo gusohoza rwose. Nimero zanyu rero kugira ngo tuzagire noneho turanga kuzitanga akanya kugira ngo abantu atari zo bahamagara nidusoza ikiganiro uhita uzifata. Turazitanga dushoje, tuzitanze akanya abantu bose nizo bahamagara kandi dukeneye ko bahamagara izo muri studio. Ujye no kuri YouTube nimba ukoresha smartphone ijuru nirikorerwa TV ukomeze udukurikire. Urakoze cyane, ijoro ryiza. Turamushimira.
arakoze cyane. Halo Country FM. Halo. sa n'uvuye mu rusaku gatoya. nitwa Singira nka Labani murere Nyamasheke. Yego. Labani. Icyo kiganiro rwose ni cyiza. Yesu ashimwe Labani. Yesu ashimwe. Alo? Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Amakuru y'Inyamasheke mumeze mute? Nyamasheke turashima Imana. Uri muhe murenge? Turi mu murenge wa Macuba. Mu Macuba. Macuba. Ngaho tubwire noneho. Icyo kiganiro ni cyiza kandi nacyumvishe. Yego. Buriya ijambo ry'Imana buriya ni ingenzi. Yego. Natwe turarikunda cyane bikuba. Ikiganiro cyitwa gute? Iki kiganiro uri gukurikira uko cyitwa? Nahise ko ntabwo nahise ko mbishakira neza. Yego. Uko arakomeza kurikirane. Arakomeza dukurikirane. Yari yafatiramo hagati. Yego. Ariko turamwishimiye nawe kandi tumushimiye Imana. Halo Country FM. Yego turabumva muri bandi muherereye he? muravugana na Elisa merere hano mu Nyagatare. Yego Elisa. Iki kiganiro mwamwatikijeho. Ni cyiza cyane gifasha abantu benshi cyane. Ingenzi rero no ku bantu bose bagikurikiye. Iki kiganiro cyagufashije iki ku bigendanye no kujya mu ijuru? Iki kiganiro bwa kane ndacyumva. Yego. Buri munsi bwa kane ibisanda ngikurikiye. Wakuye mu iki Elisa? Ni cyane. Wakuye natwe nk'urubyiruko. Wakuye mu iki kiganiro? Ikintu kwemo. So kari byinshi cyane nakuye amara. Ikiganiro cyitwa ijuru ntirikorerwa. Kigamije kubwira abantu ko twahawe ijuru ku buntu biciye muri Yesu. Ese kugeza ubu we wumva ijuru rifite? Umuvandi ntabwo biragoye kuribona, ariko ntabwo ari twese, hari abatari. Oya ni wowe turi kuganira. Kuri njye numva nta kibazo. Urifite gute rero dusobanurire, uriheshwa n'iki? Uriheshwa n'iki? Ijuru wumva uriheshwa n'iki? Wumva urifite uriheshwa n'iki? Network. Arakomeza. Twakire n'abandi. Yego. Ni benshi bari guhamagara. Halo Country FM. Ejide ku Nkombo. Ejide ku Nkombo turakumva. Ikiganiro cyabafashije iki? Iki kiganiro na mushiki wanjye Beyiranye Destare cyadufashije neza cyane. Ikiganiro kiravuga ko ijuru ridakorerwa ari ubuntu Imana yari itangiye muri Kristo Yesu. Yego. Mwebwe kubigendanye no kujya mu ijuru ubukuru ubu murarifite? Turarifite cyane rwose. Mu yihe nzira rero? Mu nzira yuko nguko Yesu Kristo yabambwe ku musaraba. Yafashe ibyago byacu n'ibyaha byacu byose birangira ku musaraba, niyo mpamvu rero ijuru turarifite. Amen. Ibyaha byacu byose n'ibyago byacu byose. Ubu wumva ijuru rigendana nta kibazo? Ndi umwere wawe. Niyo mbona Yesu damuhabara rwose ijuru. Nimba najya nta kibazo mfite. Nta kibazo ufite. Anyurwa nyine nawe. Amen. Murare neza usuhuza abashuti bawe muri kumwe. Yego. Ubwire ngo Yesu arabakunda ariko natwe turabakunda. Barakoze cyane natwe turabakunda tubakurikira
jana gatanu n'ibice birindwi isaha ku munota rwose tuba turi kumwe nawe. Murakoze cyane. Bye bye. Namubwira ijoro ryiza. Yego nawe. Ku nkombo ukomeje kumva ubutumwa bwiza. Country FM, halo Country FM. Hello. Yego muri bande muherereye he? Kwa Jado. Yego Jado. Wambereye hano mu rugo. Yego. Ikiganiro kiratwubaze. Ikiganiro kirabubaka. Iki kiganiro kiravuga ko ijuru ni ubuntu ntirikorerwa, Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Kuri ubu kubigendanye no kujya mu ijuru, wumva ufite ijuru? Ndarifite cyane kubwo namaze kumva icyo kiganiro nayo sinizera ko ndifite. Wumva uriheshwa n'iki? Mutarakizana icyo kiganiro twabaga mu buyobe. Yego. Kumva ko ijuru mpaka twarikorera mpaka tukibatese. Ubu tuzaribona kwe. Rwose. Ariko ubu kuba mwatagiye kutwigisha twumvishe ari sawa. Wumva none uzariheshwa n'iki rero? Nariheshejwe kera cyane n'Uwiteka watubamuye kubera bitewe n'ibyaha byacu. Yego. Ubu wumva uvuye mu mubiri. Nuko ibyaha byanjye nyine yabimboreye kera cyane. Amen. Umaze kubyumva gutyo wumvishe mu mutima wawe cyangwa mu buzima bwawe yahindutse iki? Ubu neza cyane. Ubu neza cyane. Usuhuza. Wumva utekanye rwose. Usuhuza abo muri kumwe? Yo. Ubabwire ngo Yesu arabakunda. Ariko natwe turabakunda cyane. Cyane twese Imana dukunda kimwe ubwo kutwirira no byacu. Amen. Ijoro ryiza, urakoze kuduhamagara. Bye. Yo. Ushimye Imana ikomeje kuruhura abantu. Ikomeje kugenda itura abantu imitwaro. Country FM, halo. Yego muri bande muherereye he? Igenzo ku nkombo. Yego. Ikiganiro ni ijuru ntirikorerwa, Imana ritangiye ubuntu muri Yesu Kristo. Kuri ubu wumva ufite ijuru? Ijuru ryanda rifite kabisa kuba n'ikiriho ijuru ryanda rifite. Kuba ukiriho abakiriho bose se barifite. Tubwira ahubwo urariheshwa n'iki? Kuriheshwa kuba nyine wenda nizera muri Kristo. Ibyo nicyo cya mbere kandi nkaba wizera iki? Yesu mwizeraho iki? Yesu mwizera yuko nyine ari umucunguzi w'abantu bose. Cyane cyane ariko wawe nyine yagucunguye ate se? Uko yadupfiriye ibyaha byacu twese nyine nta muntu yarabanariye. Yego. Kuri ubu wumva nta byaha ufite? Ibyaha ntabwo nikomanga icyaha, nta byaha ndifite kuko yaradupfiriye. Kuko yaragupfiriye rati. Hanyuma se wumva umerewe ute nyuma yo kumenya ko ibyaha byawe byagukuweho? Ariko uri ahantu hari radio ngira ngo hafi iravugiramo tukayumva. Nayivuye kure ntabwo nkiri ku. Kandi dukeneye kukumva neza nta rusaku. Wumva kugeza ubu wiyumva ute nyuma yo kumenya ko ibyaha byawe byose Yesu yabipfiriye? Wumva umerewe ute? Wumva umeze ute mu mutima? Nyuma yo kumenya ko ibyaha byawe Yesu yabipfiriye, wumva umerewe ute mu mutima wawe? Nararuhutse cyane kuko nari ndi kwibaza ubwo impamvu ubwo niba ibyaha byacu twaba twarakoze niba tuzabura umuntu ugicungura, ariko ubwo ngubwo meze neza nta kibazo ubwo ndiko bafite. Nta kibazo ufite. Ukomeze wishimire ko wababariwe, wishimire ijuru ry'ubuntu. Unageze ahubwo ikibazo nakababajije. Tubaze rwose. Umuntu yemerewe kubatizwa inshuro zingahe? Ni rimwe, ariko hari igihe umuntu abatizwa atari yizera.
kandi urabona ko ijambo riravuga ngo mugende mu mahanga yose mubwire bari mu butumwa bwiza abizera mu babatize. Ubutumwa bwiza no butuvuga no bubwira abantu buryo bakuyeho urubanza rw'ibyaha. Iyo umaze rero kwizera ukumva ko nta cyaha ugifite, Petero wa mbere 3:21 haravuga ngo nanuba amazi niyakibakiza namwe mu buryo bw'igishusho cy'umubatizo, ngo ariko si uko akuraho ico ryo ku mubiri, ngo ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ridukirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Iyo wamaze gutunga umutima utagucira urubanza, wumva nta rubanza ugifite ku Mana, nibwo batizwa. Ariko waramutse warabatijwe ugifite urubanza rw'ibyaha, umubatizo wabatijwe ntacyo bumaze. Niyo mpamvu iyo wizeye by'ukuri nk'uko uri kubihamya ngo noneho numva mfite ijuru, numva narababariwe, numva nta rubanza ngifite, nibwo ahubwo wabatizwa ubu ngubu. Murakoze, ijoro ryiza. Murakoze cyane. Usuhuza abo muri kumwe, uti Yesu arabakunda ariko natwe turabakunda. Nkumva ndumva Yesu yakoze umurimo cyane. Country Femaro, yego muri bande muherereye he? Kamana yone Egide. Yego Egide. Imururu. Aha, ikiganiro cyabafashije iki? Ikiganiro kivuga ijuru ko ridakorerwa ahubwo Imana ritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Yego, nafite ikibazo mfite. Aha. Kuba nyine kumva ijuru ntago rikorerwa. Hari n'abavuga ngo ijuru ngo riraharanirwa. Ibyo byo bishatse kuvuga. Yego, hari icyo ijambo rihamya. Ndavuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Ngahubwo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Imana igenzuye imigenzereze yawe Egide n'iyanjye n'iy'abandi bose, yasanga tudatunganye ku buryo twajya mu ijuru. Ariko iyo turebeye muri Kristo, ibona dutunganye ku bwa Yesu. Niyo mpamvu ijuru Yesu yaravuze muri Yohana 14:6 ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atari njyewe umujyanye. Nta muntu wajya mu ijuru rero atari Yesu umujyanye. Nuvuga ngo Yesu ni wadupfiriye tugakurwaho urubanza rw'ibyaha, tukemererwa kujya mu ijuru. Ntabwo twajya mu ijuru kubera imirimo yacu. Abefeso 2:8 mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. 9 ntibyavuye no ku mirimo ngo hatagira umuntu wirarira. Tujya mu ijuru tubikesha kwizera ko Yesu yadupfiriye akadukuraho ibyaha, akatugira abera imbere y'Imana. Nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko imbere y'Imana. Yego, ubwo bivuze ko Yesu ahubwo ari we watwaranye. Yego. Murakoze cyane, none nasobanukiwe. Usobanukiwe gute noneho? Mbonye. Oyeho ntacyo niba yasobanukiwe. Arakomeza numve, dusigaranye iminota mike, abahamagara ni benshi. Country Femaro, yego muri bande muherereye he? Jean Pierre ugarutse. Yego Jean Pierre. Ingaruye. Hari n'abakire kuvuga nsanga niroje gatoya. Wenda kugira ngo abari kumo bombi kiganiro bacyumve. Ariko ngerijwe noneho abantu barimo bombe kino kiganiro kugira ngo wenda nabo bacyumve. Ari abantu bajya bumva kino kiganiro bakavuga ngo abantu bashyize ikiganiro ngo ntirikorerwa, ngo baravuga ngo abantu ngo nibikorera ibyaha, kuko ngo Yesu we yarabacunguye bakagumya kubitwara gutyo, bagashaka kugenda bakivundaguza mu byaha uko bashaka. Ngo niko mwavuze kandi bababeshye. Pawulo avuga ko mbese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busaze ngo ntibikabeho. Abaroma 6:6. Yego. Ahubwo
nk'uko twabivuze mukimfata imyakira bwa mbere, yego twagombye kureka Yesu Kristo akaba muri twebwe, yego kamwizera by'ukuri akaba muri twebwe, noneho akaba ari udukoresha ibikwiye. amen amen amen. bajye bareka kubaremera rwose, babaremera umutako. Urakoze kandi gutanga uwo mucyo usobanuriye benshi. Yego yego Ijoro ryiza kandi mu kanya mu minota nk'itatu turatanga za nimero noneho. yego. Umuntu umwe gusa nawe kandi turamuha umunota umwe. n'umwe Yesu ni mwiza. ni mwiza, we watwambuye umwambaro w'izenga. Arahamagara benshi cyane. Catherine Femalo. halo Yego, muri bande muherereye twihuse? nitwa Nisingira nk'abaro garutse cyagiye nayo ndi mu kavuyo. Icyo kiganiro rwose nk'uko nakomeje kubitega amatwi rwose nyine icyo kiganiro uko wenda nabyumvishaga muri njyewe, iki kiganiro ni ikiganiro cyubaka kandi n'undi uwo ari we wese kikamwubaka, kubera ko natwe turasenga. niyo mpamvu rero akanya nk'aka ngaka kagezeho rero tuba tugomba gutega amatwi tukumva iby'Imana itubwira, tukumva bene data ijambo ry'Imana bagomeza kutwigisha natwe tukatwubaka. Urakoze. Yego, natwe turabakurikiye buri munsi tuba tubakurikiye. Murakoze cyane. Murakoze. Ijoro ryiza. Tugiye gutanga nimero duhamagaraho noneho mu kanya zacu bwite tugendana. Murakoze. Ijoro ryiza. turabakunda cyane. urakoze nawe turabakunda. Bye. Nimero zanjye ni 0784 42 57. Hari icyo ryo kuvuga mwene? Ntacyo. Okay. 0784 4257. Airtel ni 0733 99 3344. MTN nahereyeho ni iri kuri WhatsApp. Nushaka kujya kuri groupe ya WhatsApp niyo yanyuraho. Niyo. Izanjye ni 0788 39 26 335. 07 9 18 26 336 900. Yego. Ijoro ryiza rero. Amahoro y'Imana bane n'abizera Kristo bose bataryarya none iteka ryose. Amen. Amen.